ari igihe igikomere cyawe uba ubana nacyo nk'umuntu wibera mu nzu, wowe ukibamo, cyo kirakuzengurutse, cyo kiragupfutse, reba uri mu nzu cyo ukibamo. Biragoye rero ko wagikira kandi cyo kikubundikiye, cyo ukibamo imbere. Hari uburyo kandi umuntu akigendamo nk'uko tugenda mu modoka. Rero umuntu agenda mu modoka yifata icyo gikomere cyawe, birumvikana ko ni wigendamo nk'uko umuntu agenda mu modoka, biragoye yuko wagikira. Hari uburyo nanone umuntu akacyambara nk'ikamba mu mutwe, ingofero murayibona, ingofero y'icyubahiro noneho bigire ikamba. Hari uburyo umuntu acyambara nk'ikamba, biragoye ko wagikira rero kandi ucyambaye nk'ikamba. Hari igihe umuntu akiyorosa, aryama akakiyorosa nk'uko ubona twiyorosa bed cover, ya kuvureri cyangwa se uburingiti, bya byiyoroswa bitumara imbeho, ukabyiyorosa, ibikomere byawe ukabyiyorosa. Hariho n'igihe umuntu akabyoga nk'uko umuntu yoga muri pisine, akagenda akabyoga rwose nk'uko umuntu yoga muri pisine. Ngira ngo uko mvuga uko nguko wowe uraza kumva uburyo ubana n'ibikomere byawe, kugira ngo tuze gutangira noneho urugendo rwo kwivura cyangwa se kwikiza ibi bikomere. Va muri icyo gikombe ujye hejuru y'umusozi. Aho niho honyine hari ibyiringiro byo kubaho. Nawe maze kubivuga mu kanya, ntandi hano ukuri ibyiringiro byo kubaho kiretse kujya hejuru y'umusozi. Wari waranze abantu, uyu munsi garuka mu bantu kuko nibo bafite ibisubizo byawe. Uyu munsi wumva abantu baragutereranye, uyu munsi wumva ntabwo bagutereranye, ahubwo nuko ntabwo wari uri mu nshingano zabo muri icyo gihe. Ibyo bakoze byari bihagije, ahubwo byari bikeneye ko hari izindi mbaraga wisunga. Ariko icyo nakita ibyo wari ubatezeho cyangwa se expectation, izo nizo ibyo wari utegereje nibyo byagutengushye, ariko ntabwo ari bo, sibyo? Ndahangaha ntabwo nzi uko urimo kwiyumva, ariko ndumva turimo kugendana buhoro buhoro. Wowe niba amaze kwitekerezaho, niba urimo kwitekerezaho ukaba wamaze kumenya uburwayi ufite, noneho biragusaba yuko ibi bintu watangira ukabigenda hejuru, sibyo? Birashoboka ko watangira ukabigenda hejuru. Ushobora kumbaza uti se noneho ibi bintu bikorwa ryari, ibi bintu nabikora ryari? Kayo makuru yose nyumvisha, ibyo bintu bikorwa nonaha, kuko nta kindi gihe kiruta nonaha. Nta kindi gihe kiruta nonaha. Ejo ntihabaho, bucya bwitwa ejo, bucya bwitwa none, sibyo? Bikorwa nonaha. Uyu munsi niba wumva hari ibintu urambiwe, ndagira ngo nkubwire ngo haguruka nonaha, utangire ugende urugendo rwo kwivura ibikomere. Ibyo byose rero birashoboka, sibyo? Ibyo byose birashoboka. Mu masengesho usenga, mu bitekerezo utekereza, hamagara amahoro nayo arakwitaba, hamagara ibyishimo birakwitaba, hamagara gukira kurakwitaba, hamagara ubugwaneza burakwitaba, hamagara ubupfura burakwitaba, hamagara ubuzima buraza, hamagara umucyo uraza uvuye muri cya gikombe cy'igicucu cy'urupfu, hamagara imbaraga, hamagara kubaho. Ibi byose ugiye guhamagara kubera yuko utangiye ubuzima bushyashya, biragaruka muri wowe kandi urumva uguwe neza, urumva ufite amahoro, urumva ufite ibyishimo, urongera gukunda abantu, urongera gukunda ubuzima, ubuzima burongera bube restored, burongera bubeho. Kubera yuko icyari gikenewe gusa ni ukugira ngo wumve iri jwi, ni ukugira ngo umenye uburyo wabanaga n'ibikomere byawe, noneho kandi unamenye ko ubushobozi bwo kukuvura buri muri wowe, ahubwo icyari gikenewe ari ukububwira ngo ngaho kora, ndashaka gukira. Noneho wowe ukigirira icyizere, ukuva ko imbaraga zose z'Imana zishyize muri wowe kandi zishobora gukora ikintu gikomeye muri ubu buzima uhereye ku buzima bwawe. Tekereza umenye, ikiganiro kuri Mizipa Oreli TV, mutegurirwa kandi mukagezwaho na Jean de Dieu Ntezikimwe. Mwiriwe abandi muraho, muri isa y'agaciro, mbifurije amahoro y'Imana. Uwiteka barebe neza, abishimire,
abishimishe ibyishimo byinshi. Tugarutse mu isaha y'agaciro rero, hahandi twiga amasomo adusaba gutekereza kugira ngo tugire ibindi bintu bishya biza mu bwonko bwacu, kugira ngo ubuzima bwacu buhinduke, tubashe kubaho twishimye kandi dufitanye ubumwe hagati yacu, kubera yuko muri ubu buzima buri muntu wese ntabwo atora kuza muri ubu buzima, ntabwo ahitamo aho avukira, ntabwo ahitamo igihe azamara muri ubu buzima, nta nubwo ahitamo uko tugenda tububamo. Niyo mpamvu rero hakenewe ubumwe hagati yacu, ubwumvikane, tukaba turi abantu bumvikana, noneho tukagirana iby'amahoro hagati yacu, tuyobowe n'imitima ikunda, kuko buri muntu wese afite inshingano yamuzanye muri ubu buzima. Rero Uwiteka barebe neza, abishimire. Reka mfate umwanya nongere nihanganishe abarwayi, nongere mbakomeze. Namwe mwagize ibibazo mu buryo bugiye butandukanye, hari uguhomba ubutunzi wari ufite, hari ukuba wenda wabuze inshuti yawe wakundaga, cyangwa se wabuze umuntu wari ufite ibisobanuro bikomeye ku buzima bwawe. Ingorane zo ziba ari nyinshi. Nagira ngo rero mbihanganishe, nagira ngo mbakomeze, kubera yuko muri ubu buzima nuko tubayeho. Nuko tubayeho, nta yandi mahitamo dufite, kuko turaza igihe kikagera tukagenda. Hari ikintu kimwe nasobanukiwe, iyo tuje turakomanga, turateguza, tukazajya kuhagera abantu babizi ko tuzaza, ariko iyo tugiye kugenda ntabwo ari kenshi dukunda kubigaragaza ko tuzagenda, kenshi turatungurana. Murabizi uburyo indwara zitwara abantu bacu, murabizi uburyo impanuka zitwara abantu, mbega murabizi umuntu muba mwari kumwe nonaha, mu yindi minota ukumva ngo ibyo birarangiye. Rero ntabwo tuzi igihe buri muntu wese asigaje muri ubu buzima, gusa icyo tuzi tubasha kubara ni icyashize kugeza uyu mwanya turimo kwigana aya masomo, kandi biri imbere nabyo ntabwo tubizi. Niyo mpamvu rero uko byagenda kose tugomba gukomera, tugakomezanya, tukagerageza kubana neza, kubana amahoro, kuko nyuma y'ubu buzima ntawuzi ahantu ajya, nta n'uwuzi uko bizagenda. Gusa abizera Imana kwibaho, tuzi neza ko iyo umuntu avuye muri ubu buzima asubira aho yahoze, kuko hari umuteguro, hari ahantu aba yarabanje kuba mu bitekerezo by'Imana, noneho inyuma akaza guca mu nda za ba mama batubyara, kugira ngo tubashe kugera hano ku isi. Hano ku isi rero tuba tuje mu kazi. Burya iyo umwana avutse aba ari umukozi mushyashya uje muri ubu buzima. Ashobora kuzamara igihe kinini, cyangwa se ashobora no kuzamara igihe gitoya, ntawe ubizi. Rero ntabatindiye, reka twinjire mu masomo yacu uyu munsi muri isaha y'agaciro. Tugiye kwigana isomo riri sensible cyane, rikora ku marangamutima, kuko tugiye kurebera hamwe urugendo rwo kwivura cyangwa se kwikiza ibikomere. Urugendo rwo kwivura ibikomere. Ngira ngo iyo mvuze ibikomere, abantu bakuze bahita babyumva neza, kubera yuko amarangamutima yacu arababara, cyangwa se ubusobanuro bw'ibikomere ni umubabaro w'imbere, mu muntu, bishobora kuba byakafekta cyangwa se byagira ingaruka kuri uyu muntu w'inyuma, ari we mubiri. Dukunda kuvuga rero ko ari ibikomere bikomoka ku ihungabana umuntu aba yagize, yarimarana igihe kirekire, bikamutera uburwayi bwo mu marangamutima, navuga ngo bukaze, kuko guhungabana ubwabyo ni uburwayi, ariko iyo burenze guhungabana bihinduka igikomere. Ndaza kubivugaho mu buryo burambuye, ariko nashaka kuvuga noneho urugendo rwo kwikiza, urugendo rwo kwivura. Nakoresheje rero urugendo rwo kwivura ibikomere,
kubera yuko atari ikintu cy'umunsi umwe, ntabwo ari ikintu cy'umunsi umwe, ariko nanone bishobora kuba byatwara igihe kigufi bitewe n'ugenda urwo rugendo cyangwa se n'uburyo n'uburebure icyo gikomere kireshya cyangwa se ubugari bw'ibyo bikomere n'ubwinshi bwabyo. Ni urugendo rero kubera yuko ntabwo ari ikintu cy'umunsi umwe, si ikintu cy'iminsi ibiri, ariko birashoboka ko bitaramba bitewe n'uburyo nyir'ubwite yabyitwayemo. Rero mwebwe cyangwa se wowe tuvugana ufite igikomere mu buryo bugiye butandukanye, narinje ngo twicare tuganire. Nafashe umwanya ngo noneho twicare tuganire mu ijwi rituje kugira ngo tubashe kumvana, tubashe kugendana, noneho turebe uburyo twakivura. Impamvu yo kwivura nuko atari abantu benshi bafite ubushobozi bwo kuba bavura ibikomere byo mu marangamutima. Ibikomere by'umubiri birashoboka ko byabona ababivura mu buryo bwakoroha, ariko ibikomere byo mu marangamutima byo kugira ngo haboneke abantu babivura bisaba igihe. Ni nayo mpamvu umuntu ashobora kwisanga ari mu bantu ariko ugasanga ari wenyine. Ko buri mu bantu ariko ukajya wumva uri wenyine kubera yuko ntawe ubasha kukumva, ntawe ubasha kugushyikira. Rero muri iyi saha y'agaciro ndaje kugira ngo twicare noneho tugire ibyo tuganira. Nenje ngo tuganire mu ijwi rituje, turi ahantu hatuje, noneho twebwe twiganire, turebe uburyo uru rugendo twarugenda, noneho ibikomere byacu bigakira. Nari natangiye mvuga ngo ntabwo ari wowe ubwawe wakivura, wowe ubwawe ntabwo wakivura, ahubwo ni ubushobozi, ni uguha uburenganzira ubushobozi bwo kuvura bukubamo, noneho bugakora umurimo wabwo. Impamvu bituganza bikatumaraho n'igihe kinini, ni uko ubushobozi buri muri twebwe buvura tubwambura uburenganzira bwo gukora. Muri uru rugendo rero noneho tugiye kureba uburyo ubushobozi buri muri twebwe bwo kutuvura twabuha uburenganzira, noneho bukaba ari bwo butuvura. Reka ninjire rero mu isomo tugendane gake gake, ngira ngo uraza kugenda wumva icyo wakora, icyo wahindura kugira ngo noneho bwa burwayi wiyumvamo bubashe gukira. Kandi ndagira ngo nkubwire ngo icyiza cyo kwivura cyangwa se guha uburenganzira ubushobozi bukurimo bugakora noneho bukakuvura, nuko iyo wagenze uru rugendo ukabyikorera, ukarugenda wenyine, ugakira, ukagera ku nsinzi, aha hantu uhava ukomeye mu marangamutima ku buryo wabasha no gukomeza abandi. Uba warahuye n'ibintu byinshi, warakomeye mu buryo rwose ku rwego rwo hejuru, wabasha no gufasha abandi. Rero reka turebe noneho, mbere yo kugira ngo tujye kwivura, reka tubanze turebe uburwayi dufite. Noneho uburwayi bwo ni ibikomere. Dukomeretswa n'iki rero? Ubwo burwayi buterwa n'iki? Mu nzira y'ubuzima buri muntu wese aba yaranyuzemo, duhura n'ibintu byinshi bikadukomeretsa. Hari uburyo tuvukamo, hari uburyo tuvuka, rimwe tukavuka tugasanga iwacu wenda barakennye, tugakomeretswa n'ubukene kubera ko wenda duturanye n'abantu baturusha ubushobozi, bafite ibyo twebwe tutabona, noneho kubibona bikadusaba kujya kubisaba. Ibyo ngibyo nabyo bigakomeretsa. Hakabaho noneho n'uburyo ushobora kuvukira ahantu ubona byose ariko ukaba utitabwaho. Ubona byose urarya ariko ukicwa n'irungu kubera yuko ababyeyi abakubyaye ntabwo ubabona, nabyo bikagukomeretsa. Hariho noneho no kuvuka ukisanga ufite abavandimwe 50%. Abavandimwe 50% ni ukuvuga ngo wavutse ababyeyi bawe bataguteguye, batakwiteguye, papa na mama batabana, n'uyu munsi urimo kunyumva wenda bakaba batanabana, ukaba ufite ikibazo cy'ukuntu wazabona papa na mama babana, cyangwa se rimwe na rimwe ugasanga umubyeyi wawe umwe nta nubwo unamuzi. Ibyo nabyo
birakomeretsa, bikubiye muri cya kindi kivuga ngo uko tuvuka. Noneho rero hakaba n'uburyo turerwamo. Uburyo bwo kurerwa, hari abantu barerwa bakanabikomerekeramo bitewe n'ababareze, kubwo kutabaha agaciro, kubwo kutabumva, kubwo kutabubaha, noneho bagakurana ibikomere byo mu burere. Hakaba kandi n'uburyo umuntu avuka ateye, imiterere karemano. Hari abantu bavukana ingingo zituzuye cyangwa se zidakora neza, ngira ngo icyo kirumvikana. Abavukana ubumuga bwo kutabona, abavukana ubumuga bwo kutumva, abavukana ingingo runaka zidakora, ngira ngo ibyo ngibyo birumvikana neza. Ubumuga bwo kutavuga nabyo ubwabyo, bitewe n'uburyo sosiyete ikuzengurutse, hari ukuntu bitakumva n'ukuntu itaguha agaciro, aho kugira ngo bagufate neza bakajya ahubwo baguhindura nk'iciro ry'imigani. Ibyo ngibyo nabyo birakomeretsa. Hakaba kandi gutenguhwa mu buzima. Hari igihe bitewe n'ibyizigiro cyangwa se uburyo wizera abantu n'uburyo ubabona, hari igihe bagutenguha. Ngira ngo nimvuga gutenguha mu buzima, ushobora kubyumva. Uburyo bwo gutenguha, abantu bashobora kukubeshyera, abantu bashobora kukugambanira, abantu bashobora kukwambura ibyawe. Umuntu ushobora kumuragiza inka n'urugero akayikwambura. Umuntu ushobora kumuguriza amafaranga akayakwambura, ati wayampereye hehe, akabihakana. Uburyo bwo gutenguhwa ni bwinshi. Gutenguha nabyo rero birakomeretsa. Hakaba kandi no kubura abawe cyangwa se kuba tubura abacu, nabyo biradukomeretsa. Abacu dukunda mu miryango yacu, ababyeyi, abavandimwe, inshuti, nabyo kubura abacu birakomeretsa. Noneho hakabaho no kumeneshwa. Kumeneshwa ni nka kwa kundi abantu hashobora kubaho wenda nko kwangwa mu buryo butandukanye, ukaba wakirukanwa mu byawe, ukaba wahinduka n'impunzi. Hari n'ibindi byinshi. Ibyo byose rero ni ibintu bidukomeretsa. Ntabwo navuga ibintu byose, ariko ibikomeretsa abantu ni byinshi. Noneho rero nyuma yo gukomereka, hari uburyo noneho twebwe, hari uburyo tubana n'ibyo bikomere byacu. Nyuma yo gukomereka, hari uburyo tubana nabyo. Urabizi, mu buzima busanzwe iyo ukomeretse ku mubiri, byanze bikunze ubana n'igikomere cyawe, umenya ukuntu kigendana, umenya ukuntu gikarabya, umenya ukuntu ucyambariraho, umenya uburyo ukiryamana, hari ibintu byinshi mbega umenya iyo wamaze gukomereka. Uburyo tubana rero n'ibi bikomere byacu, kugira ngo tugomba kubimenya uburyo tubana nabyo, kugira ngo tubashe kubivamo. Ahangaha hari ukubibamo. Uburyo tubana nabyo hari ukubibamo. Reba mu nzu, iyo uri mu nzu isakaye, ifite ibikuta, inakinze, ukaba urimo, hari igihe igikomere cyawe uba ubana nacyo nk'umuntu wibera mu nzu, wowe ukibamo, cyo kirakuzengurutse, cyo kiragupfutse. Reba uri mu nzu, cyo ukibamo. Biragoye rero ko wagikira kandi cyo kikubundikiye, cyo ukibamo imbere. Hari uburyo kandi umuntu akigendamo nk'uko tugenda mu modoka. Rero umuntu agenda mu modoka yifata icyo gikomere cyawe. Birumvikana ko ni wigendamo nk'uko umuntu agenda mu modoka, biragoye yuko wagikira. Hari uburyo nanone umuntu akacyambara nk'ikamba mu mutwe. Ingofero murayibona, ingofero y'icyubahiro, noneho bigire ikamba. Hari uburyo umuntu acyambara nk'ikamba. Biragoye ko wagikira rero kandi ucyambaye nk'ikamba. Hari igihe umuntu akiyorosa, aryama akakiyorosa nk'uko ubona twiyorosa bed cover, ya kuvureri cyangwa se uburingiti, bya byiyoroswa bitumara imbeho, ukabyiyorosa, ibikomere byawe ukabyiyorosa. Hariho n'igihe umuntu akabyoga nk'uko umuntu yoga muri pisine.
akagenda akabyoga rwose nk'uko umuntu yoga muri pisine. Ngira ngo uko mvuga uko nguko wowe uraza kumva uburyo ubana n'ibikomere byawe, kugira ngo tuze gutangira noneho urugendo rwo kwivura cyangwa se kwikiza ibi bikomere. Hakabaho noneho n'uburyo umuntu abihobera. Hari uburyo umuntu abihobera nk'uhobera inshuti ye, ibyo bikomere byo ukabihobera nk'uhobera inshuti ye. Hari n'ubundi buryo rero umuntu ashobora kuba yagenda, urabona kugenda nko muri tuneri izanzira zo munsi y'imisozi, cyangwa se reba amazi mu itiyo, amazi ari mu matiyo ukuntu agenda, cyangwa se nk'uko umuriro ugenda mu nsinga, noneho nawe rero ukabigendamo ukabyinjiramo nk'umuntu wibera muri za nzira zo munsi y'imisozi. Ibikomere rero iyo bimeze gutyo, hari n'ubundi buryo bwinshi ushobora kuba wabibamo bikarushaho kukwangiza. Gusa icyo gihe cyo uko bimeze gutyo biba birimo kugutwika nk'umuriro, kandi uko gushya nibyo twita kubatwa n'ahahise hawe. Ngira ngo iyo mvuze kubatwa n'ahahise hawe, buri muntu wese ashobora kuba yabyumva. Nibyo amateka yacu yubakanya natwe, ntabwo dushobora kuba twayasibanganya, ntabwo byakunda, nta nubwo twanayibagirwa. Ariko birashoboka yuko wakibagirwa ibintu byahise, noneho ugatangira gushyingiranwa n'iby'ahazaza uhereye nonaha. Ubwo nibwo buryo bwonyine ushobora kwikura aho hantu, cyangwa se nibwo buryo ushobora gutekereza gutangira uru rugendo. Gusa ntabwo uru rugendo warutangira utaramenya uburyo ubana n'ibi bikomere byawe, uburyo ubana nabyo, kandi igihe bitarakubata cyangwa se bitaragutwika, ntabwo washaka uburyo bwo kuruhuka cyangwa se uburyo bwo guhora. Aha rero igihe urimo gushya, ninde ushobora kubyumva cyangwa se ninde ushobora kuba wabimenya? Iki gihe ni wowe wenyine uba urimo kubyumva. Yiba ari intambara yawe, uyu nguyu uba ari umutwaro wawe, nta wundi muntu ushobora kubyumva, nta wundi muntu ushobora kuba yabikumenyera. Ni wowe gusa n'Imana yawe yo ikubereye maso. Imana ikubereye maso niyo yonyine muba muri kumwe, niyo yonyine ushobora kukuyobora, niyo yonyine ushobora kubwira ikakumva. Gusa no gukomereka kwawe uba warakomeretse ireba, ariko hari impamvu buriya byihoreye. Byari ukugira ngo ku ruhande rumwe igukomeze, uba uri umuntu ukomeye, kugira ngo uzabashe kugira inshingano wuzuza muri ubu buzima, uzabashe kugira icyo uzakora kugira ngo abandi bafashwe. Ni uburyo bwo kukwigisha, kugira ngo ubundi aba yaraguteguye uri umuntu ukomeye, ariko iyo uje muri ubu buzima uba ugomba nabwo kubwiga kugira ngo ubashe kububamo no kubukoreramo. Ngira ngo ahangaha birumvikana. Ntabwo nzi ukuntu urimo kwiyumva muri uyu mwanya, ariko uko byaba bimeze kose tugomba gutangira urugendo rwo kwivura ubwacu, kubera yuko abashobora kutuvura ni bakeya. Hari n'igihe wizera umuntu ko yabasha kukuvura, ahubwo noneho igihe mwatangiye urwo rugendo ukaba ari bwo ukomereka kurutaho. Rero kugira ngo tubashe kwirinda ibyo bikomere cyangwa se uku gukomereka kurutaho, ni ngombwa gutangira urugendo rwo kwivura. Ntabwo ari ibintu byoroshye kubivuga gutya, ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko birashoboka. Niyo mpamvu navuze ngo ni urugendo. Uru ni urugendo, kandi ibiba mu nzira byo murabizi ko mu nzira haba harimo ibintu byinshi. Rero hari ahantu ugomba kuba uri. Ubana nabyo hehe? Ibyo bikomere byawe twari tumaze kuvuga uburyo tubana nabyo, noneho tubana nabyo hehe? Iyo rero turi muri ibi bikomere, kwa kundi navuze, tubigendamo, tubyogamo, tubihobera, tumeze nk'abigendera muri tuneri, icyo gihe tuba turi mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu.
igikombe cy'igicucu cy'urupfu, ni ukuvuga ngo tuba turi ahantu ubuzima busa nk'aho budashoboka, kuko ubwacu ntabwo tuba turimo kwibona, ubwacu ntabwo tuba turimo kwiyumva, n'ibyiringiro byo kubaho nta biba bihari, ndetse no kubana n'abandi ntabyo tuba dufite. Akenshi hari igihe no kurya biba byaranatunaniye, kwiyitaho hari igihe biba byaranze. Ahangaha ni naho umuntu ashobora kuba yafatira icyemezo cyo kwiyahura. Igikombe cy'igicucu cy'urupfu rero ni ukuvuga ngo ni hagati yo gupfa no gukira. Uri hagati yo gupfa no gukira, kuko uba ushobora gufata imyanzuro igayitse mu kanya gatoya, ubuzima ukabwangiza. Ubuzima ukabwangiza. Aha hantu rero umuntu aba ari hitwa mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Noneho rero hari ibimenyetso biranga umuntu ufite ibi bikomere, cyangwa se uri mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Harimo kwiyanga, kwiheba, kwanga abantu, kwigunga, kwiyandagaza, harimo n'ibindi byinshi. Bimwe mu bimenyetso biranga aba bantu bari mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, cyangwa se bafite amarangamutima akomeretse, bafite ibikomere byo mu mutima mu buryo bugiye butandukanye, ni uko bariyanga, banga abantu, usanga ari abantu bihebye, usanga bigunze, ndetse hari n'igihe usanga no kurya mu buryo bumwe byarabananiye, babura ibitotsi, bagatangira no kurwaragurika indwara zidasobanutse, kubera yuko amarangamutima yabo n'ubwonko bwabo ntabwo birimo gukorana, harimo ibidakora neza. Naje rero kugira ngo tuganire, turebe uburyo izi ndwara cyangwa se ibi bikomere twabikira. Kubikira birashoboka, gusa nyine ni urugendo, kandi bisaba ko urwaye amenya ko ubuzima bwahindutse, akamenya mbega ko arwaye, akabasha gushakisha muganga, Rero muri iyi saha ntabwo nzi uko umeze, ariko birashoboka ko ibi bikomere uko byaba bimeze kose bibasha gukira. Noneho rero hari uburyo wava aha hantu. Ubwo ni hehe? Ni muri cya gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Iki gikombe cy'igicucu cy'urupfu wakivamo ute? Nagira ngo nkubwire ngo sohoka mu nzu, ujye hanze ku musozi. Nkoresheje gusohoka mu nzu kubera yuko hari uburyo umuntu abana n'ibikomere bye, mbega we akaba ari mu nzu, ibyo bikomere bikamubera inzu. Ndagira nkubwire rero noneho, fata icyemezo. Niba aho hantu hahaze, niba ushaka kubaho ubuzima bufite amahoro, utekanye muri wowe, kandi ufite ibyishimo, sohoka mu nzu. Iyo nzu yisohokemo ni wowe uyizi, ujye hejuru y'umusozi. Sohoka, cyangwa se byuka aho ngaho uryamye. Niba ubyiyoroshe, byuka muri ubwo buriri. Niba ubyiyoroshe, nk'uko ndavuze ngo umuntu ashobora kubaho abyiyoroshe nka bedikava, noneho iyorosore, ubyuke uva aho hantu. Niba kandi ubigendamo nk'ugenda muri tunnel, ugenda muri za nzira zo munsi y'umusozi, cyangwa se kwa kundi amazi agenda mu matiyo, noneho sohokamo aho hantu. Hasohoke, genda, jya hejuru y'umusozi. Jya hejuru y'umusozi. Biranashoboka ko kandi wowe ubigendamo nk'ugenda mu bwato. Urabona za cruise ship, buriya bwato bunini ukuntu bugenda hejuru y'amazi, bwikoreye imizigo, bwikoreye abantu. Birashoboka ko nawe waba ugenda, ibikomere byawe waba ubigendamo nk'uko ubona ubwato bugenda mu nyanja. Nakubwira ngo ubwo bwato busohokemo, iyo nyanja yivemo. Noneho jya hejuru y'umusozi, kuko hejuru y'umusozi niho ubasha kubona izuba, niho ubasha kubona inyenyeri, niho ubasha kubona abandi bantu bashya, niho ushobora kumva akayaga. Hahandi mu gikombe
cy'igicucu cy'urupfu, hahandi udashobora kureba hejuru, iyo wubuye amaso wibonera imisozi gusa, aho hantu have noneho ujye mu mpinga y'imisozi, aho niho hari ibyiringiro byo kubaho. Aho niho hari ibyiringiro byo kubaho. Reka mbahe ingero z'abantu bagize ikibazo, sosiyete irabirukana. Byanditse muri Bibiliya mu gitabo cya kabiri cy'Abami, ni igice cya 7, muzahasoma ngo ni inkuru y'ababembe 4. Iyi nkuru y'ababembe 4 muri Isirayeli ngo higeze gutera inzara, noneho reba kuba hari inzara, noneho ukabona n'umubembe, abantu ntabwo bahabwaga agaciro muri sosiyete, bashyirwaga mu kato, ariko ngo abo babembe babaga hanze y'irembo, noneho abandi bakabamo imbere mu murwa, ariko imbere mu murwa naho ngo hakaba harimo inzara ikomeye, kubera yuko Abasiriya bari baraje barabagota, bibera mu murwa nta gusohoka. Abo babembe rero igihe cyarageze, baratekereza baravuga bati, se nituguma aha ngaha tuzapfa, kandi nitwajya no mu murwa nabwo inzara izadutsindayo, nitwajya no mu Basiriya nabwo bazatwica, ariko aho kugira ngo tuzagwa aha ngaha, twebwe reka duhaguruke twigire mu Basiriya, mu ngabo z'Abasiriya bazadukiza cyangwa se batwice. Urumva bari bahaze bya bikomere, noneho bo bari bafite igikomere cy'uko bari bafite ikibazo cy'uko ari ababembe. Icya kabiri, bari bakomerekejwe nuko batagera muri bene wabo bari barabahaye akato. Noneho baravuga bati, rero byose ni ugupfa no gupfa, aho kugira ngo tujye mu murwa bene wacu batwice ngo tuje kubanduza n'inzara itwicane nabo cyangwa se twicireyo, no kugira ngo n'ubundi inzara izadutsinda, ibyiza twebwe reka tujye mu bitwa ababisha bacu, baradukiza cyangwa se batwice, kuko n'ubundi byose ni ugupfa. Amakuru avuga yuko ibi bitekerezo by'aba babembe byo kuvuga ngo twinjire mu murwa, harimo inzara, tuzawugwamo, kandi nituguma hano nabwo tuzapfa, nitujya no mu Basiriya nabwo tuzapfa, ariko icyiza ni uko twagwa mu Basiriya cyangwa se tukicwa n'abandi, aho kugira ngo twebwe tugwe ahangaha. Amakuru rero ari muri iki gitabo cya kabiri cy'Abami ibice 7 avuga yuko ngo abari mu nkambi za gisirikare z'Abasiriya ngo bumvishe imirindi y'abo bagabo 4 bari babembe, ngo bakajya bumva ngo ni amagare n'amafarashi y'intambara, noneho ngo bava mu nkambi bariruka, basiga ibiryo, basiga ibikoresho byabo. Aba babembe ngo bahagera babona nta basirikare bamaze, ngo babona ibiryo bararya, barangije ngo bajya no kubwira bene wabo ko Abasiriya bagiye kandi ibyo kurya bihari. Ariko urumva ko bafashe icyemezo bati byose ni ugupfa no gupfa, twebwe reka duhaguruke. Bavuye kuri iryo rembo rero, cyangwa se bavuye aho ngaho bari baraciriwe, barahawe akato, bemera kujya aho bumvaga bashobora gupfa, ariko kandi bahasanga ubuzima. Niyo mpamvu nakubwiye rero ngo hagarika kwita ku byahise kandi shaka ubuzima bushyashya. Uyu mwanya hagarika, ubu turimo kuganira, ntabwo nzi ukuntu umeze, sinzi n'ukuntu urimo kubyumva, ariko ndagira ngo nkubwire ngo muri aka kanya, muri saha y'agaciro, hagarika kwita ku byahise. Ibyahise byo byararangiye, ibyapfuye byo byarapfuye, sibyo? Ahahise, ejo hahise, ahahise imyaka yashize, iyo myaka yarapfuye, ntabwo ikiriho. Kandi imbere tujya ntabwo haravuka ku buryo hashobora kuba haguhangayikisha ngo ugire n'ubwoba bwaho. Ikintu gikomeye ni ibya nonaha. Rero haguruka aho ngaho, byuka aho ngaho uri, va muri iyo tineri, va muri iyo nzu, rekura iyo nshuti yawe uhora uhobeye, ariho hahise hawe, ariyo mateka yawe. Amateka yawe ntabwo mwatandukana, kubera yuko niyo akugize, ariko birashoboka yuko wayagenda hejuru. Kuri ubwato bugenda hejuru y'amazi, birashoboka yuko nawe wabigenda hejuru. Kuriya inzu yari gutwikiriye ubirimo, birashoboka ko wabisohokamo, noneho nawe ukabigenda hejuru. Niba wari uri mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, wari hahandi hasi cyane wumva utagaragara, birashoboka yuko noneho wajya hejuru y'umusozi ukagaragara, ukavirwa n'umucyo mushya, sibyo?
hari hari ijambo riri muri Yesaya, ni ibice 43, haravuga ngo ibyahise mwe kubyitaho, ibya kera mwe kubyibuka. Yesaya 43 umurongo wa 18. Kugira ngo ntabatindira nagombaga kuhabasomera, ariko haravuga ngo Uwiteka agiye gukora ikintu gishya, ngo uko kigiye kwaduka ntabwo muzakimenya, ngo mwe kwita ku byahise, ibyashize, ibya kera rwose ni mu byibagirwe. Nari ndimo kubivuga ko amateka yawe uburyo yakwangijemo ntabwo wabyibagirwe, ariko birashoboka ko wabivuga nk'amakuru yarangiye, ariko bitakiza kugukomeretsa uyu munsi, sibyo? Abawe barangije urugendo, baragiye, ni wowe uyu munsi uriho. Ugomba kubaho uriho, ariko ntubeho uri inkomere igenda. Baba rero ngo dore ngiye gukora ikintu gishya, ubu uko n'icyaduka ntabwo muzakimenya. Ibyahise mwe kubyitaho, ibya kera ni mu byibagirwe. Uwiteka agiye gukora ikintu gishya. Niyo mpamvu muri uyu mwanya turimo turaganira nk'abavandimwe, dore turicaye mu ijwi rituje, sibyo? Tekereza ubuzima bwawe, reba inzira urimo kunyuramo, reba ibyagukomerekeje niwe ubizi. Uyu munsi none urebe uburyo wabanaga nabyo, nurangiza utekereze ngo ahantu ndahava gute. Ufata icyemezo gikomeye, ibyo bintu byari bikwicayeho ubyigaranzura, ubyicarire, kandi utangire ubigende hejuru. Nka kwa kundi wabigendagamo usa n'umuntu uri muri tineri, noneho ubihindura inzira, ava muri tineri ugende hejuru nk'ugenda kuri kaburimbo, kubera yuko Uwiteka arashaka kurema amateka mashya, arashaka kuguha imibereho mishya, arashaka kubaho ubuzima bushya, ahubwo ategereje gufata icyemezo. Ategereje gufata icyemezo. Reka nkugire inama rero, nakubwira ngo ngwino kwa Yesu, kuko Yesu niwe uruhura mbere na mbere. Muri Matayo ibice 11 umurongo 28 niho Yesu yavuze ngo mwese abarushye n'abafite ibibaremerewe, abarenze kuruha bakaremererwa, ariho bya bikomere, kuremererwa mu marangamutima, gukomereka, ni muze munsange mbaruhure. Muze wowe uzi kurushya, ukaba uzi ko unaremerewe, ngwino kwa Yesu. Yesu niwe wenyine ushobora kukuruhura. Yesu niwe ukubereye maso. Yesu niwe byishimo byawe. Yesu niwe wakuremye. Yesu niwe mukiza wawe. Ngwino kwa Yesu akuruhure. Ntugire ubwoba, ntabwo uri wenyine. Ntugire ubwoba, ntabwo uri wenyine. Buri Mana ntabwo yagutaye. Ibyo byose wabinyuzemo kugira ngo bikwigishe, bigukomeze, umenye ko binabaho. Ariko iyo usomye Zaburi ya 23, hari uwanditse aravuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ntabwo nzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Ubwo ni ubuzima bw'ibikomere, hahandi uba ubona ubuzima busa nkaho burimo kurangira, hahandi uba ubona wanakiyahura, sibyo? Ariko ntabwo ukwiriye kugira ubwoba, kubera yuko aho ngaho uri ntabwo uri wenyine. Ntukwiye gutinya ikibi cyose. Ntukwiye gutinya ikintu icyo ari cyo cyose, kubera yuko ntabwo uri wenyine. Birakwiriye ko wabigenda rero hejuru nk'ubwato buri kugenda hejuru y'inyanja. Noneho rero va muri icyo gikombe ujye hejuru y'umusozi. Aho niho honyine hari ibyiringiro byo kubaho. Nawe maze kubivuga mu kanya, ntandi hantu ho kuri ibyiringiro byo kubaho keretse kujya hejuru y'umusozi. Wari waranze abantu, uyu munsi garuka mu bantu, kuko nibo bafite ibisubizo byawe. Uyu munsi wumva abantu baragutereranye, uyu munsi wumva ntabwo bagutereranye, ahubwo nuko ntabwo wari uri mu nshingano zabo muri icyo gihe. Ibyo bakoze byari bihagije, ahubwo byari bikenewe ko hari izindi mbaraga wisunga. Ariko icyo nakita ibyo wari ubatezeho, cyangwa se expectation, izo nizo ibyo wari utegereje nibyo byagutengushye, ariko ntabwo ari bo, sibyo? Ndahangaha ntabwo nzi uko urimo kwiyumva, ariko ndumva turimo kugendana buhoro buhoro. Wowe niba wamaze kwitekerezaho, niba urimo kwitekerezaho, ukaba wamaze kumenya uburwayi ufite,
noneho biragusaba yuko ibi bintu watangira ukabigenda hejuru, sibyo? Birashoboka ko watangira ukabigenda hejuru. Ushobora kumbaza uti se noneho ibi bintu bikorwa ryari, ibi bintu nabikora ryari, kayo makuru yose nyumvishe? Ibyo bintu bikorwa nonaha, kuko nta kindi gihe kiruta nonaha. Nta kindi gihe kiruta nonaha. Ejo ntihabaho, bucya bwitwa ejo, bucya bwitwa none, sibyo? Bikorwa nonaha. Uyu munsi niba wumva hari ibintu urambiwe, ndagira ngo nkubwire ngo haguruka nonaha, utangire ugende urugendo rwo kwivura ibikomere. Ibyo byose rero birashoboka, sibyo? Ibyo byose birashoboka. Mu masengesho usenga, mu bitekerezo utekereza, hamagara amahoro nayo arakwitaba, hamagara ibyishimo birakwitaba, hamagara gukira kurakwitaba, hamagara ubugwaneza burakwitaba, hamagara ubupfura burakwitaba, hamagara ubuzima buraza, hamagara umucyo uraza uve muri cya gikombe cy'igicucu cy'urupfu, hamagara imbaraga, hamagara kubaho. Ibi byose ugiye guhamagara kubera yuko utangiye ubuzima bushyashya, biragaruka muri wowe kandi urumva uguwe neza, urumva ufite amahoro, urumva ufite ibyishimo, urongera gukunda abantu, urongera gukunda ubuzima, ubuzima burongera bube restored, burongera bubeho, kubera yuko icyari gikenewe gusa ni ukugira ngo wumve iri jwi, ni ukugira ngo umenye uburyo wabanaga n'ibikomere byawe, noneho kandi unamenye ko ubushobozi bwo kukuvura buri muri wowe, ahubwo icyari gikenewe ari ukububwira ngo ngaho kora, ndashaka gukira. Noneho wowe ukigirira icyizere, ukuva ko imbaraga zose z'Imana yazishyize muri wowe kandi zishobora gukura ikintu gikomeye muri ubu buzima, uhereye ku buzima bwawe. Sinzi niba hari ikibazo. Niba hari ikibazo ushobora kumbaza, nta kibazo nagusubiza, gusa kubera ko turi kuri kamera, wakandika muri komenti nta kibazo, cyangwa se wanampamagara nimero ziriho, washobora no kwandika email, noneho tukabiganira mu buryo burambuye, tukareba uburyo dushobora kuba twafashanya muri uru rugendo. Njyewe narabikoze, ibi ngibi ndimo kubabwira, njyewe narabikoze, ndabizi. Ni urugendo rurerure, ni urugendo rutoroha, ariko rurashoboka. Niyo mpamvu nafashe umwanya rero ndavuga ngo reka nicare tubiganire, nguheho amakuru makeya, noneho nawe ubone aho wahera, mbere yo kugira ngo wizere abantu ko hari icyo bagufasha. Mbere na mbere banza wigirire icyizere, kandi ugirire Imana icyizere. Uyu muhamagaro wa Yesu wo kuvuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange mbaruhure, ntubupfobye, ntuninire. Ntuninire. Wowe itaba Yesu aho ariho hose yahagusanga. Yaba ari mu modoka yawe urimo kugenda, haba ari kuri moto yawe ugenda, haba uri mu iduka ryawe urimo gucuruza, ahantu waba uri hose Yesu mwahahurira. Ngewe mpura na Yesu twahuriye ahantu mu gashyamba ndimo gutegura amasomo. Icyo gihe nari ndi ahantu mu gashyamba turi gutegura amasomo, niho ngewe twahuriye. Niho twahuriye, kandi tumaze kugendana urugendo rurerure, maze kumva imigisha, maze kubona imigisha yo kuba muri we. Ni ukuri Yesu ni umuntu mwiza, nawe ndamugukundishije. Uyu muhamagaro rero we kuvuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange mbaruhure. Kandi nk'uko aba babembe bafashe icyemezo bagahaguruka bataho kugira ngo tugwe kuri aya marembo, cyangwa se tujye muri bene wacu tujye kugwayo, reka tujye mu basirikare bitwa ko ari abanzi bacu, baratwica cyangwa se badukize, birutwa kuba twagwa ahangaha. Nawe rero kugira ngo ubashe gukira, kugira ngo uru rugendo rwo kwikiza ibikomere urugende wenyine kandi uzatanga ubuhamya yuko ibyo bintu bishoboka, nuko bigusaba gushira ubwoba, nuko bigusaba guhaguruka ukagenda ubwawe. Imana rero ibafashe, Imana ibashyigikire, Imana ibungura ubwenge, Imana ibaha amahoro, kandi Imana ibakize ibikomere byanyu byinshi byose. Mubeho mufite amahoro yo mu mutima, kandi inama zayo, ubwenge bwayo, ibyishimo byayo, imigisha yose yibasesekazeho, kugira ngo muryoherwe n'ubuzima. Kugira ngo muryoherwe n'ubuzima, ntabwo mwatakaye, nta nubwo mwavumwe, ahubwo ni umugambi w'Imana ku buzima bwanyu uba urimo kubanyuza aho ngaho.
nanjye hari ibintu ntarasobanukirwa, nari mfite gukomereka gukomeye, nari mfite ibimenyetso bimwe navugaga hariya, ariko maze gusobanukirwa umugambi w'Imana ku buzima bwanjye, hari ibintu nababariye ahahise hanjye, ndanaharekura haragenda, ntangira ubuzima bushya. Ntangira ubuzima bushya, ntago nahibagirwa ko habayeho, ariko uyu munsi ntabwo hakimvuna. Niyo nasubiyeyo, niyo nagiye kuhasura, ngenda ndi umuntu mushya kuko mbasha kuhagenda hejuru. Mu gihe mbere byo rwose hari haramize nayo narahamye muri ho. Nawe rero birashoboka yuko aho hantu waba uri, waba uhamaze igihe, ariko no kuhava birashoboka. Rero Imana igushoboze uko yanshoboje, nawe igushoboze. Rero nimuhabwe umugisha n'Uwiteka, cyane cyane umugisha wo gukira ibikomere byanyu, kuko Uwiteka azagendana namwe uru rugendo rwose kugeza mukize, kandi abahe n'ubushobozi bwo kwigisha no kuvura abandi. Imana ibahe umugisha.